Yes, bakunzi ib'Intare official n'ubundi turongeye turagarutse ni igicamunsi cy'uyu munsi mu by'ukuri uyu munsi turi tariki 15 ukwezi kwa 9 2025 tugiye kugaruka rero ku makuru agezweho. Amakuru agezweho na yahe mugiye mu by'ukuri gukurikira. Nizere ko wowe udukurikiye wakoze subscribe n'ubundi ku Ntare official, ariko kandi niba utarayikora nyabuneka ihutire kubikora byihuse, ariko kandi niba warayikoze kora like kabisa, ni ingenzi cyane. Hanyuma na comment aho mutubwira ibyo tugomba gukosora, ibyo tugomba ndetse kongeramo, kuko murabizi ko n'ubundi inama zanyu ari ingenzi cyane. Rero tugiye kugaruka ku bihe, tugiye kugaruka ku ntambara ikomeje kuvuza ubuhuha muri axe ya Kibuwa ndetse na axe ya Kasopo. Utwo duce tubiri turatuvuga mu buryo butandukanye. Turababwira ukuntu Kasopo irimo irasheringwaho bikomeye cyane. Niba wibuka neza kwa Madimba uko byari bimeze hariya Sake, ubu ngubu tuvugana niko bimeze textuellement, photocopy neza na Gasopo. Gasopo irimo iraraswaho ikitwa ikompora kurindi, abajama bari kugenda bakikubitira bya bitabi byabo, barangiza kabisa za imbunda zabo zose imitutu yayo bakayitunga muri Gasopo. Ibyo byose turaje tubabwire uko bimeze. Generali Mwaku uyu nguyu witabye Imana mu minsi ishize, wayoboraga akarere ka 33 ka gisirikare, ikicaro kiri Uvira, amaze gusimburwa. Yasimbuwe nande, bigenze bite? Ariko kandi tuze kugaruka kuri Generali Gasita ukomeje kuvugisha abantu amagambo menshi muri iyi minsi ishize. Yabayeho umustare, niko nabivuga, yabaye umustare kubera ko yaravuzwe ku rwego rukomeye cyane, yaramaganywe, ndetse ubu ngubu rero ikidasanzwe ni uko atakiri kwamaganwa. Kubera icyo atakiri kwamaganwa, byagenze biti ifaranga ryo Jacquemain Shabani nuko yazanye, turababwira uko byagenze, ndetse icyatumye bariya bazalendo barimo ba William Yakutumba, barimo bakamakana Kika Simira John, barimo abitwa ba René Itombwe, barimo bande bose ubu ngubu bamaze kuba bahinduka baceceka. Ni ukubera iki? Turababwira impamvu yabyo. Hanyuma turaza kubabwira ko CICR, Comité International de la Croix Rouge, iyi CICR imaze guhabwa mu kanya kabisa ibyangombwa cyangwa se impapuro zibemerera kujya kuretira imfungwa za AFC mu 23 zifungiwe, benshi za Ndoro, abandi za Makara n'ahandi. Turababwira byagenze bite, byakorewe hehe, turabigarukaho. Hanyuma muraza kunyemerera, kera kabaye umuryango witwa Human Rights Watch. Uyu muryango murawuzi, ukuze kwibasira M23 ndetse cyane n'igihugu cy'u Rwanda. Kera kabaye abangaba navuga ko binyaye mu isunzu, bamaze kwamagana ibikorwa biri gukorwa n'imitwe ya wazalendo, biri gukorerwa mu mujyi wa Uvira, biri kwibasira abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi, cyane abanyamurenge bo muri Uvira, bari kugirirwa nabi, bakomeje guhohoterwa. Noneho uyu muryango, niba ari umuryango, niba ari organisation ngo uharanira uburenganzira bwa muntu, urabyamaganye. Sizi uko bigenze, niba byagenze bite sinzi, turaza kuba byose tubiva imuzi n'imuzingo. Hanyuma tuze kuza kubabwira Kabizo, ni muri teritware ya Rucuro, hakaba muri groupement ya Tongo. Yes, yego, turababwira situation uko imeze nyuma y'ibitero bya FDLR bikomeje kuhagabwa. Ese M23 yafashe izihe ngamba kugira ngo abaturage bo muri bira bice bongere bagarukane umutituze n'umutekano muri zo axe? Ntibisanzwe, ngewe ni Rafiki Kijana Machachari, mugiye kubana muri aya amakuru y'iki gicamunsi cyo kuwa mbere. Twizere ko rero mwagize intangiriro z'icyumweru kandi ukomeze gukora cyane kandi muhahe muronke. Muze kunyemerera tuze gusa nkaho wenda abenshi inkuru wenda yakomeje kugenda ibivugwa, yamaze kuba amateka tayari. Twebwe tujyana n'ibigezweho, murabizi ko tutajya twirirwa buriya nk'inkuru y'abapasinze, ibyo ntabwo twakwirirwa tubivuga, kuko ibyo ngibyo tayari byo byamaze kuba birangira. Gusa n'ibyavuzwe umungumwo bikomeje kugenda bicicikanya ku mbuga nkoranyambaga, ariko twebwe ubwo tayari tuba twakubise tubangura twagiye, ubwo ibiba bigezweho nibyo duhita twinjirana nabyo. Amakuru tugiye gutangira muri Uvira, mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira mw'abantu mwe umaze iminsi
mu by'ukuri uberamo ibintu bidasanzwe, iminsi uberamo ibintu bidasanzwe. Nyuma y'uko General Gasita uyu nguyu n'ubundi wari wagizwe cyangwa se yego wari wagizwe uwungirije uyu general wari ushinzwe akarere ka gatatu ka gisirikare, Gasita akaza kwamaganwa ndetse akanangwa n'abaturage bo muri biriya bice, dore ko Gasita yashinjwaga ko kuba ngo adasa n'abakongomani nk'uko bagiye babitangaza bo ubwabo, ngo ntabwo bashaka ngo aba ofisiye bafite amashusho ameze kuriya cyangwa se ariya masura, arabyangirwa. Ariko kandi babikoraga batazi neza Gasita uwo ari we, ntabwo bari bazi Gasita uwo ari we. Buriya Gasita kugira ngo bamuvane muri ziriya akise wazalendo barakururaga, leta nayo igakurura ikavuga ati Gasita turamushyigikiye. Buriya benshi ntabwo bagiye bamenya icyo ari kibyihishe inyuma. Witwa General Gasita murabizi ko ni umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu rupfu rwa General Makanika, Rukunda Makanika Michel, ni umwe mu bagize urwo ruhare. Icyo ngicyo ndatekereza ko mukizi ndetse mugisobanukiwe. Hakaza andi makuru avuga ko General Gasita umugore atunze ari umukobwa w'umuntu ubakazi, ariko hari aho nabonye babisiganaho bamwe bavuga ngo ashobora kuba ngo akomoka muri akise kwa ba Cyarigonza. Cyarigonza ndakeka muramuzi, ni chef d'état major general adjoint ushinzwe renseignement na operation. Bamwe bakavuga batashobora kuba ari umuituriyene akomoka muri za Ituri, ariko benshi bavuze ko ari uko bagiye babitangaza akomoka hariya kwa ba Tshisekedi, ngo ndetse ko ashobora kuba afite avuka kwa ba Tshisekedi bya ndani kwa ndani. Icyo ni kimwe. Ikindi, Gasita cyari kigoranye kugira ngo avanwe hariya kabone nubwo wazalendo bari bigize uko mwagiye mubibona. Gasita n'umwe mu bazwiho ngo kuba afite za maneko zikomeye cyane ndetse muri Twirwaneho hariya mu maho plateau mu misozi ya za Minembwe, ngo afite abantu akolabora naro bakamuha amakuru ya nyayo ashobora kuba ava muri AFC mu 23 ndetse no muri Twirwaneho bakamuhereza amakuru ya nyayo. Urumva umuntu nk'uwo nguwo, leta rero yo ifite objectif yo gusenya, ntabwo yo yakoresheje izindi mbaraga. Izo mbaraga mushobora kwibaza mutese nizi bohereje Jacquemain Shabani Luko, ministre w'umutekano mu gihugu, ministre de l'intérieur, sécurité, affaires, décentralisation et affaires coutumières. Uriya nta kindi yaje kuganiriza bari, ndetse ari hamwe no bita Eliezer Ntambwe, akaba ministre délégué wa gisirikare w'ingabo. Ntabwo icyari kibazanye bya nyabyo kwari ukuvana Gasita hariya, ahubwo bari bazanye icyitwa amadolari yo guhereza bariya bawazalendo bari bigize intakoreka hariya muri Uvira, bari bigize barambo bamwamagana, avuga bati bariya kubashobora n'abashonje bafite inzara n'abakene, tumugende mu bakubitamo icyitwa imifungo y'amadolari, ubundi baraza bagire bate, baraza baceceke. Uko byagenze rero nuko nguko, kuko ndakeka nta kindi mwigeze mwumva kabone nubwo byabaye nk'ibicecetse, ariko ubundi Gasita yongeye kugaragara mu mujyi wa Uvira, kandi ariko asima ya meme fonction. Twavuze tuti ashobora kuramplasa kuko mwakuye apfuye, ati Gasita niwe ushobora kumuramplasa, ariko siko byagenze. Gasita yakomezanyije iriya poste yiwe cyangwa se kari akazi kiwe kuba ashinzwe operation ndetse na renseignement muri 33e region militaire, ahubwo haza nkundi. Wenda abo tubyumva kimwe ushobora kwibaza utese niba General Mwaku yaritabye Imana, yari titirere ute haje uwo kumusimbura ntihaze umwungirije niba Gasita atari muri Uvira? Wenda icyo ngicyo gishobora kuguhereza wenda eclaircissement cyangwa ukuri kwabyo. Gusa igihari nuko niba havugwa ngo uburozi bwishe uyu mugeneral,
uyu generali Mwaku kuba yarishwe byo koko biravugwa ko ngo ari amarozi, ngo yaba yararozwe, kandi nibyo ni uburozi bw'intaraza. Uyu nguyu ashobora kuba yararozwe ndetse na bamwe nk'uko izira mayimayi zigenda zibivuga, kuko urabona ko uyu generali Mwaku ngo ari we witambikaga generali Gasita kugira ngo atasima amafonksiyo ye, ngo niwe washyiragamo imbaraga akatiza cyangwa se agakongeza umuriro kugira ngo Gasita n'ubundi yangwe avanwe hariya, kuko ngo yatangaga amakuru mu buryo bwihuse buri direct bikajya Kinshasa, kubera ko murabizi ku bijyanye no kukohereza muri zone opérationnelle hano mu burasirazuba bwa Kongo, baba baguhaye, navuga ko baba baguhaye ikigega cya zahabu, kuguhereza kukubwira ati kuriye operasiyo n'iyi hano ni icyitwa ifaranga, hoherezwa icyitwa ifaranga hariya kabisa, baba bamaze kugukiza. So rero uko situation ubu ngubu tuvugana imeze, Gasita aracyari muri Uvira, Gasita aracyayoboye, ahubwo twebwe wenda ikituraje ishinga wenda dushobora kugarukaho ni uwamaze kumusimbura. Kugeza amagingo aya ngaya ubu tuvugana, mu kanya telegrame ntabwo ndayibona, n'ubundi ni mboni zikomeje kugenda zitubwira uko situation ihagaze, telegrame ya leta ntabwo kugeza amagingo aya ngaya turayibona. Gusa amakuru ahari kugeza ubu ngubu nuko uwitwa General Mwaku yamaze kuba remplace cyangwa se yamaze gusimburwa. Ushobora kwibaza utese yasimbuwe nande? General Mwaku yasimbuwe na General de Brigade witwa Banza Kabulo Joseph niwe muyobozi mushya w'akarere ka 33 ka gisirikare, byumvikane agomba gukorana na General Gasita. Uyu rero bikaba bivugwa ko uyu General de Brigade Banza Kabulo Joseph muri 2021 yari komanda ajo wa secteur opérationnel Sokola ya kabiri, ushinzwe ama operation na renseignement n'ubundi mu mujyi wa Uvira. 2021 n'ubundi yakoreraga mu mujyi wa Uvira, yungirije komanda des opérations Sokola ya kabiri muri Uvira. Urumva garutse ahantu nanone yakoreye 2021. Urumva ntabwo ubwo bari bagihanganye n'ubundi na Twirwaneho, ariko Twirwaneho itaragira imbaraga. Ba makanika na Charles ndumva yari yarahageze, yego ndumva yari yarahageze, aribwo bakisuganya ariko batarakomera n'ubundi babahiga iyo hejuru. So nguwo rero uwamaze kuba asimbura. Gusa kugeza amagingo aya ntekereza ko ikitwa Wazalenda, abitwa bamakanaki, abitwa bayakutumba, kugeza amagingo ntacyo barabitangazaho. Amakuru bashobora kuba batarayafatisha neza, gusa nibamara kuyafatisha ubwo icyo bari bubivugeho turaza ahangaha tukibabwira. Gusa bamaze kuba bapfunyika akantu muzahendo wakubise $1000 $200 sinzi ibyo yarwanaga nabyo, niba yakongera n'ubundi kurwana nabyo. Ikindi wenda dushobora kugarukaho tuvuye kuri General Mwaku, tuvuge ku bya CICR cyangwa tuvuge kuri Human Rights Watch. Uyu muryango mbere yuko tuvira rimwe muri Kivu y'Amajyepfo, umuryango cyangwa se organisation ya Human Rights Watch ikuriwe cyangwa se yari ihagarariwe n'uwo bita Montjoyer. Uyu nguyu yaje mu by'ukuri gutangaza ko ngo ikitwa Wazalendo ngo gikomeje ngo kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'Abatutsi baba mu mujyi wa Uvira cyane cyane, ngo ariko
urumva ko ni nyuma yaho basa n'abagendeye ku itangaza ryo bita Jean Jacques Purusi yandikira Kinshasa ngo imutabare, ngo kuko abaturage, iryo tangazo turarifite twanarivuzeho muri aya makuru kuko tubana ku Ntare Official, twagerageje kubibabwira ngo imutabare Kinshasa, ngo kuko ngo abasirikare ba Wazalendo bakomeje kwibasira bamwe mu banyamurenge bari muri Uvira, kuko ntago bari bakivoma, ndetse muribuka ko banahawe n'iminsi 10. Ndumva iminsi 10 ishobora kuba igiye kurangira. Umva ko rero iyi sonete d'alarme nkuko bagerageje kubivuga, bari ku alerta guverinoma bayibwira ko gusa kera kabaye abangaba nibwo nakumva bavuze ku bugizi bwa nabi buri gukorerwa ubwo bwoko, ubundi bavuga ibindi. Ubundi cyitwa Kinshasa yabakubise icyitwa ibiceri, yabakubise icyitwa ifaranga, iyo bagiye kuvuga gusa nta handi batunga kamera zabo cyangwa ibiki byabo mu raporo zabo zose ziba ziri ku Rwanda, ziba ziri kuri M23, nta kindi. So ubu nibwo bwa mbere nakumva abangaba bagerageje kubitangaza bavuga ko ngo babyamaganye, bavuga ko ngo barabyamaganye cyane, uko ngo ibyo bikorwa bikomeje kwibasira bari abaturage, ngo leta igire ikikora. Ese uyu mugabo wahoherejwe ashobora kuza kugira icyo akora? Simbizi. Hanyuma duhite n'ubundi dusimbuka, turi kuvayo turimo turaza, tugiye kugera kuri tere y'imirwano uko bimeze kugeza amagingo aya. Amakuru tugera tubwira ko Komite Internationale ya Croix Rouge yahawe ibipapuro, ibipapuro kopi, navuga ko ari kopi yasinyweho ni na 3 parties prenantes, ubwo navuga AFCM 23, guverinoma ya Chilombo ndetse na Qatar. Bahaye CICR, Comité International de la Croix Rouge, bayihereza ibipapuro bibemerera kujya gushyikira za mfungwa zafunzwe zizira ko benshi bagiye bazira uko basa gusa, ubundi answa abenshi banafungwaga tuvugisha ukuri atari kuvuga ngo ngo banakorana na mama 23 kabisa. Abenshi kabisa ntabwo navuga ko abagiye bazira icyo ngicyo gusa bitewe n'amasura yabo. Muri Goma niko byari bimeze, twese twagiye tugarukira ku miryango y'amagereza. Ubu ngubu ntekereza ko niba natwe wenda mu bari gufungurwa twari kuba turimo, kuko natwe twagiye twagarukiye ku muryango kabisa. Niko byari bimeze. So ubu ngubu kugeza amagingo ya navuga ko abangaba bagiye kulibera abadeteni benshi kugeza amagingo aya. Mama 23 yavuze ko ari abantu bageze kuri 700 bagomba kurekurwa. Ibi birori rero byo guhabwa kopi ku iyi CICR cyangwa Croix Rouge byabereye n'ubundi Qatar muri Doha. Qatar niyo yafashe za mpapuro izihereza CICR, hanyuma CICR akaba ariyo igiye gutangiza iyo gahunda yo gushyikira bari abantu bafungiwe iriya babazana. Gusa amakuru mfite nuko harimo benshi bagiye bicwa, sinzi muri uriya mubare wa 700 niba bose bazazana. Reka turindire turebe. Hanyuma mu by'ukuri twavuga ko ari inkuru nziza, yego ari inkuru nziza cyane cyane ku bafite abanyamiryango yabo bafungiwe iriya, bafunzwe bazira uko bavutse. Hanyuma wenda ibyo ntabwo turi bwirwe tubitindaho, gusa ni breaking news ziba zigezweho. Reka duhite dusimbukira hariya muri Walikale, teritwari ya Walikale. Kugeza amagingo aya ngaya icyo nshobora kuvuga, hari imirwano yabaye ku munsi w'ejo ibera muri Kibua, mu gace ko bita Kasinguti cyangwa Gasinguti. Ahangaha ni mu nkengero za Kibua centre, aho bivugwa ko special forces za FDLR zifatanyije ndetse na special forces za FRDC, ubwo ndimo ndavuga abahibu ndetse n'abandi ya mazina yabo nzi ko bagira amazina menshi y'ibikango menshi, bagabye igitero navuga ko gikomeye, kuko cyaje gutuma Mama 23 hari defense yayo yari iri ahangaha Kasinguti bakora withdraw, cyangwa se ubwo navuga ni repli strategique. Gusa bo tuzi repli yabo yo kuva mu defense haba hari impamvu, niko twagiye tubibona. Bo repli yabo ni repli strategique, apana nka ya yindi
yo Afande Sultani Makenga yabwiraga bari abasirikare b'ejo, bari bapasinze ku munsi w'ejo biriya 7,437 ababwira ko ngo mwebwe ntabwo mugiye kuba ingabo za repre strategique, igibe repre strategique ya nyayo, apana ya indi repre strategique ya none yejo bundi. Iyo defense ya Kasinguti amakuru mfite nuko ibitero n'ubundi byagabwe mu masaha ya mu gitondo byaje gutuma M23 ihava ikegera inyuma gatoya, ariko n'ubundi ni muri Kibu, muri territoire ya Walikale, muri ndakeka ni ndumva ni muri secteur ya Wanyanga, hakaba muri groupement ya Ruberike. Tukiraho hari mu by'ukuri imboni yacu mukanya yambwiraga ko uko akavura kagwaga muri biriya bice niko n'ubundi hagwaga imvura y'amakompora iri kugwa ku gasozi ka Gasopo. Iyi Gasopo twababwiye ko iri mu by'ukuri navuga ko iri mu rugabano rwa territoire ya Masisi ndetse na territoire ya Walikale, aho ihana mu imbibi na groupement ya Waloa Yungu. Rero defense za FRDC nta kindi bari gukora kugeza amagingo yabo, barimo barasheringa bikomeye cyane ku birindiro bya M23 Gasopo. Ndakeka gusa si ibintu wenda navuga ko bishya bigiye kuba bishya kuri M23. Iyi Gasopo niba hari umuntu wabuzi kwa Madimba hano muri Sake, wibuka kwa Madimba hano muri Sake, ashobora kumva neza ibiri kubera muri Gasopo, kuko nta munsi w'ubusa wiraga kwa Madimba hadatewe nk'amakompora nk'ijana, kandi ntabwo M23 yigeze ihaba. Nuko nguko situation uko imeze, nuvuga ngo barimo baragenda baba bamaze kwinywera bya biboro byabo, ubundi mbunda bakagenga, ubundi bagasheringa sharing ibisasu barasa, ariko ntabwo bari ku advancing. Yaba M23 kugeza amagingo ya irimo irabareka, barasheringa ikabareka, ko biriya ntekereza ko ari ibintu bisa nkaho bamenyereye n'ubundi bo igihe bari buze. Navuga ko wenda bo navuga ko bakiri muri ya CCLF yabo, wenda bashobora kuvuga bati reka nyabona turebe niba abantu bacu wenda baba bavuye Kinshasa, hanyuma twonge tubone tubavudukane, ariko noneho twe kubavudukana imfungwa zacu zitararekurwa. Ariko nanjye niko nabivuga dana babaye baretsemo gato, ziramfungwa nizimara niziba zimaze kugera Igoma, nibashaka bazabavudukane uko byagenda uko ariko kose, ibyo ntacyo bizaba bitwaye, kuko mu by'ukuri icyo umuntu akeneye ni uko abavandimwe bava muri buriya buzima, ababa bakiriho bava muri buriya buzima. Ni benshi turabazi, ntabwo twabatondagura aha ngaha, ni uko gusa icyo tudashobora kumenya ni uko tutazi neza niba bose bashobora kuba bari kuri ariya maliste, cyangwa se bose niba bakiriho, kuko turabizi kabisa bagiye bafungwa. So ubu niko nababwira, nibyo biri hariya muri Gasopo, sharing zo ku rwego rwo hejuru, n'ubu niko situation ihagaze. Hanyuma wenda ngana ku musozo, reka nsoreze muri territoire ya Rucuro. Yego, territoire ya Rucuro ntabwo ndi bugaruke kuri byinshi, kuko n'ubundi amasaha y'ijoro turaba tubafitiye amakuru menshi ashobora kuza kwibanda kuri n'ubundi kuri byinshi bigiye bitandukanye. Muri Rucuro cyane cyane muri axe ya Kabizo, ubwaho ni muri direction ya za Tongo hafi ya za Bukombo, hakomeje kuvugwa navuga urugamba rukomeye cyane mw'abantu mwe, ku buryo ki FDLR zagabye igitero gikomeye cyane, ariko kugeza amagingo aya ngaya amakuru mfite nuko kugeza amagingo aya ngaya M23 yafashe ingamba zikakaye. Turafashe ingamba zikakaye cyane, kubera ko Kabizo buriya FDLR zari zongeye kugaba ibitero bikomeye cyane. Yashyizeho ingamba zo kuba abaturage bagomba kugira amasaha bubahiriza yo kugenda, hari amasaha bagomba gukora,
amasaha bagomba kugenda, kuko urumva biba bigoye cyane kumva ko abaturage bagomba kugenda kandi hari FDLR ziri muri ibyo bice. So babwiye ko abaturage batagomba kugeza saa 2 z'ijoro barimo batembera, kubera ko n'ubundi izi FDLR zikomeje kugenda zishimuta abantu ndetse zigashimuta n'imitungo yabo. Ndumva wenda muri makeya naba nsoreje ahangaha, hanyuma nkabararikira amakuru yacu ubundi y'amasaha y'ijoro. Turaza kuba turi hamwe nanone, hanyuma mukomeze musharinga ibiganiro byacu nyabona bigere ku bantu benshi. N'ubundi amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.